Yesu ashimwe cyane, nongeye kubasuzana none mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Dukomeje inyigisho yacu ivuga ku gukiranuka kw'Imana cyangwa kugororoka kuva ku Mana. Uyu munsi turakora igice cya gatatu, twakoze ibice bibiri. Twabonye gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kwa muntu. Murabizi ko twisunze icyanditswe kiri mu Baroma igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Message yacu iri mu murongo wa gatatu, ariko biba byiza iyo tuyisomye yose iyi mirongo. Aravuga ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Umurongo wa kabiri aravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Muri uyu murongo wa gatatu duhita twumvamo gukiranuka kubiri, twumvamo gukiranuka kw'Imana, ariko dusanga abantu batarakumenye, bataragusobanukiwe. Mu kudasobanukirwa gukiranuka kw'Imana rero byatumye bihimbira ugukiranuka kwabo. Gukiranuka kw'Imana gushingira ku kwizera Yesu. Mu murongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, kezera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Umurongo wa 10 ukavuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Murabyumvise, umuntu akabarwaho gukiranuka binyuze mu kwizera gusa n'umutima we, ngo kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Uku ni ugukiranuka kw'Imana rero, kuva mu kwizeza umutima ukatuza akanwa. Hanyuma gukiranuka kwa muntu gushingira ku by'umuntu yakoze. Umumaro wo gukiranuka kw'Imana ni uko kuzaduhesha ubugingo budashira n'imigisha yose ibonerwa muri Yesu. Umumaro wo gukiranuka kwa muntu ni uko tuzashimwa n'abantu, tukavugwa neza n'abantu. Iryo tandukaniro ngira ngo uraryumva neza. Umumaro wo gukiranuka kw'Imana ni uguhabwa ubugingo budashira muri Yesu Kristo n'indi migisha yose twahawe muri Yesu, irimo kubohoka, gukira indwara n'ubutunzi. Hanyuma mu gukiranuka kwa muntu umugisha urimo ni ukuvugwa neza n'abantu, ni ugukundwa neza n'abantu, ni ukubana amahoro n'abantu bose. Imana yo mu ijuru rero guha umugisha. Iyo ndimo kuvuga gukiranuka kw'Imana si uko mba ndimo kurwanya gukiranuka kwa muntu, kuko nako kurakenewe. Bibiliya irasubira ikavuga ngo mubane n'abantu bose amahoro, kandi umuntu adakiranuka ntabwo ujya bimukundira kubana n'abantu bose amahoro. Imana y'amahoro rero ni guha umugisha. Twisunze ubwa mbere twavuze uku gukiranuka kw'Imana, tuvuze inkuru ya Adamu na Eva, tuvuga igihe bagerageje kwiyambika. Bibiliya ivuga ngo ni ubucocero bari bakoze mu bibabi by'imitini, ariko basigarana isoni, basigarana urubanza rw'ibyaha, bajya no kwihisha Imana. Uko ni ugukiranuka kwabo. Murabizi ko imyambaro isobanura gukiranuka, kugeza ubwo Imana ubwayo yaje kubambika uruhu rw'inyamaswa. Aho rero niho tubonera gukiranuka kw'Imana n'umumaro wako. Nibwo baje kubaho badafite isoni, badafite ipfunwe, badatinya Imana, kubera ko ariyo yari ibambitse. Uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge gukiranuka kw'Imana tugushingiye ku nkuru ya Nowa. Inkuru ya Nowa tuyisanga mu gitabo cy'Itangiriro, uhereye mu gice cyaho cya 6. Ndahita nsoma umurongo wa 5. Umurongo wa 5 uravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicuje yuko nabiremye. Ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Uyu murongo wa 8 iyo usomye muri Bibiliya y'Icyongereza bita King James, iravuga ngo Noah found grace in the eyes of the Lord.
ni ukuvuga ngo ni ubuntu nawe yagiriwe, si uko yari mwiza ahubwo yagiriwe ubuntu n'Imana. Dushingiye ku cyo Bibiliya y'Icyongereza ivuga, ni ubuntu yagiriwe, ntabwo ari uko yari mwiza cyane kurusha abandi, ahubwo yagiriwe ubuntu n'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero iki ni igihe abantu bari bamaze kuba babi cyane mu bihe bya Nowa. Imana ifata gahunda yo kubarimbura. Imana ifashe gahunda yo kubarimbura, habamo umuntu umwe bita Nowa, agira umugisha k'Uwiteka. Ku murongo wa 13 umva ikintu Imana yabwiye Nowa. Imana ibwira Nowa iti, herezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Umurongo wa 14, nuko rero wibariza inkuge mu giti cyitwa gofero, inkuge n'ubwato mu Kirundi, ugabanyamo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Imana ibwiye Nowa, iramubwiye ngo ngiye kurimbura abantu bo mu isi kubera ibyaha byabo. Kandi nagira ngo mbabwire ngo nubwo abantu bari mu isi, kwa gukiranuka kwa muntu bamwe bari bagufite, nako bari bagufite benshi, ariko kwa gukiranuka gushingira ku byiza wakoze. Abantu bamwe bafashaga abarwayi n'abakene, basuraga abafunzwe, bakoraga imirimo myiza myinshi, ariko ibyo ntibyatumye baba bakiranutse imbere y'Imana kubw'ibyiza bakoze, kubwo bafashije, kubwo bagiriye neza, kubwo babwiye neza, kubwo bishuriye ishuri. Ibyo ntibyatumye baba beza imbere y'Imana. Abantu bagiye baba beza imbere yabo ubwabo, ariko imbere y'Imana ntibari beza, kubwo gukiranuka bari bafite kwari ugukiranuka kwabo, atari ugukiranuka kw'Imana. Nagira ngo mbabwire ngo n'uyu munsi wa none isaha ntigeze, ibintu bimeze nabi. Ni abantu benshi 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 bafite ingeso nziza. Twabonye muri ibihe turimo bya COVID-19 mu bihugu bimwe bimwe aho bagiye bashyira lockdown, kandi ni mu bihugu byinshi, ndetse usibye ngewe aho nzi hatabaye lockdown zikomeye cyane ni mu Burundi na Tanzania, ariko ahandi henshi zagiye ziba zikomeye, aho abantu bagendaga bagafata ibintu bakajya gufasha bagenzi babo badafite icyo bafite. Ariko ibyo ngibyo byose, izo ngeso nziza zose, ntago bigira abantu abakiranutsi imbere y'Imana. Bibagira beza n'abakiranutsi imbere yabo ubwabo, ariko si imbere y'Imana. Imbere y'Imana umuntu yitwa umukiranutsi gusa ari uko yizeye Yesu n'umutima we, akatuza akanwa ke ko Yesu ari umwami. Iki gihe rero Imana ibwiye Nowa kugira ngo bajye mu bwato. Ubwato yari ishusho ya Yesu, bugeranywa na Yesu. Imana yari irimo kutwereka icyo bita gucungurwa. Murabizi ko twacunguwe na Yesu Kristo. Ubwato rero ni ishusho ya Yesu. Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo baza ubwato, imubwira ukuntu uzabubaza. Imana amaze kububaza mu gice cyaho cya 7, Imana imubwira Nowa kugira ngo yinjire mu bwato, imubwira abazinjiranamo nabo, imubwira ibyo azinjiranamo nabyo. Imana irayimubwira byose. Ku murongo wa 7 w'igice cya 7 haravuga ngo Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Nowa yarafite abana 3. Aba bana 3 ba Nowa bisobanura ubwoko bwatoranijwe n'Imana, ari bwo bw'Abisirayeli uyu munsi. Nubwo icyo gihe Isirayeli yari itarabaho, ariko ni ishusho ya Isirayeli. Nibo bana 3 ba Nowa. Hakaba bakazana be 3, aribo bagore babo bana. Abo ngabo bivuga twebwe abanyamahanga twagizwe abana b'Imana n'urukundo gusa yatugiriye, n'ubuntu yatugiriye. Ni ubuntu. Niko n'abari abagore bari babaye, bari bagiye mu bwato mu muryango wa Nowa, babaye mu muryango wa Nowa batawuvukamo, batarawugeneye, ariko kubw'urukundo bari bakunzwe n'abana ba Nowa, kubw'ubuntu bagiriwe n'abana ba Nowa, byatumye babarwa mu muryango wa Nowa. Nowa rero yinjirana n'umuryango we mu nkuge, umugore we n'abahungu be n'abakazana be bajya mu nkuge. Ukuntu aba bagore binjiye muri uriya muryango bakajya mu bwato, bagakira umwuzure, bagakira kurimbuka, niko natwe kubw'ubuntu twinjiye mu muryango w'Imana dukira kurimbuka. Niko kubw'ubuntu, ndagisubiramo, kubw'ubuntu. Nk'uko aba bagore ntago bavukiye mu muryango wa Nowa, ntago ari abana ba Nowa, ariko kubw'urukundo, kubw'ubuntu baza kuba muri uriya muryango, baragenda binjira mu bwato. Niko natwe kubw'ubuntu
twinjiye muri Yesu Kristo. Ubwato ni Yesu Kristo, haleluya. Iyo winjiye mu bwato, umwuzure ntacyo uzagutwara, umujinya w'Imana ntuzakugeraho. Abandi bose batinjiye mu bwato bararimbutse, ariko abinjiye mu bwato uko binjiye kose, bitavuze ngo nabo mu muryango wa Nowa abagiriye ubwo buntu bose bakinjira, bitavuze ngo bakoze imirimo myiza, bitavuze ngo bagize gukiranuka. Abinjiye bose muri ubu bwato bakize umujinya w'Imana, bakira kurimbuka. Iyo umuntu yinjiye muri Yesu atari yagira imirimo ye myiza, atari yakora ibyiza bye nkawe, abakize urupfu, abakize kurimbuka. Hanyuma akagenda yiga gukora neza, ariko kwinjira muri Yesu gusa, kwizera Yesu Kristo gusa, kwatura ko Yesu ari umwami, ibyo ngibyo biba biguhesheje gukiranuka kw'Imana, ukabarwaho gukiranuka kwa Yesu Kristo, ukava mu mubare w'abarimbuka. Nagira ngo nkubwire ngo umuntu wese utarinjiye mu bwato, nashaka aba yarari mu mafungo cyangwa kwiriza ubusa kw'iminsi 40, nashake imvura ibe yaratangiye cyangwa urugi rugakingwa yagiye gusura abarwayi, nashaka aba yaratanze ibyo yaratunze byose, icyo yaba yarakoze cyose, gukiranuka yaba yaragize kose, gupfa kuba ari ugukiranuka kwe atari ugukiranuka kw'Imana, umwuzure waramwishe. Reka mbabwire ikindi, nubwo abantu hamwe badashaka kubyumva. Umuntu wese wagiye mu nkuge, niyo yaba yaragiyemo yasinze, niyo yaba yaragiyemo avuye kwiba, ariko akemera akinjira mu nkuge, ndavuga atarigeze agira ya mirimo myiza abandi bashobora kwirata, we ntayo yari afite. Niyo yaba avuye gusambana, ariko akagira gutya akinjira mu nkuge, kwa gukiranuka kwe kudahari, agahita yinjira mu nkuge, akabarwaho gukiranuka kw'Imana, uwo nguwo yahawe ubuzima, yagumye ari muzima. Abandi barapfuye, arasigara. Ko gukiranuka guhesha ubugingo ni ugukiranuka kw'Imana, si ugukiranuka kwa muntu. Rero gukiranuka kwawe ni kwiza kugumane, ariko igihe cyose uzagumana udafite uku gukiranuka kw'Imana, uzarimbuka, ntabwo uzabona Yesu. Uzahunga Imana igihe izabije, nk'uko Adamu na Eva bayihunze kandi bamaze kwiyambika imyenda bari bikoreye mu bibabi by'imitini. Ndumva nshaka gusengana nawe iri sengesho, nshatse kukubwira iki ngiki. Abantu bari mu nkuge bose bari bafite amahoro, abantu bari mu nkuge bose bari baguwe neza. Iyo usomye mu gice cya 6 umurongo waho wa 21, mu nkuge hari harimo ibyo kurya byose bari gukenera. Bibiliya avuga ngo kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire bizabe ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Wa muntu we wamaze kwinjira muri Yesu, ntabwo ugomba kwicwa n'inzara, ntabwo ugomba gukena. Mu izina rya Yesu, niba uri muri Yesu, ubukene bukube kure. Ntabwo ari ibyo gusa, mu nkuge hari harimo abagabo n'abagore. Yari Nowa n'umugore we, abahungu be 3 n'abagore babo. Ndavuze wa muntu wagumiwe we, barakuroze, ntuzarongora, ntuzarongorwa, impamvu zitandukanye zikubuza kurongora cyangwa kurongorwa ndazikuraho mu izina rya Yesu. Mu nkuge Imana yemera umuryango, mu nkuge habamo umuryango, mu nkuge habamo amakupure, mu nkuge habamo abagore n'abagabo. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Abandi urugo rwawe rwarapfuye, urushako rwarapfuye, ibibazo biri mu rugo rwawe ndavuze ngo bihunge. Mu nkuge habamo amahoro. Hanyuma ikindi nagira ngo nkubwire, mu nkuge ugomba kubana n'abantu amahoro. Ikintu gitangaje mu nkuge, uzi ko mu nkuge impyisi cyangwa intare yabanye n'ihene amahoro, ariko usigaye usanga abantu bari mu madini, mu nsengero, bicana, bagambanirana, barogana, babeshyerana, bagirana amashyari n'ibindi. Bene data, cunga neza, ushobora kuba uri mu idini utari mu nkuge. Mu nkuge baba amahoro. Ndagusengera rero utarakira Yesu kugira ngo umwakire, ndagusengera wowe utari ufite gukiranuka kw'Imana kugira ngo kukuzeho. Guheshwa no kwizera gusa, ntabwo guheshwa n'imirimo yawe myiza. Imirimo yawe ni myiza, ni myiza nyine nk'uko ari myiza, ariko siza guhesha ubugingo. Nagira ngo wemere Imana ikora umurimo muri wowe. Imana y'amahoro iguha umugisha. Data, ndagushimye kuri uyu mwene data. Mu nkuge ntibarwara,
mu nkuge ntibapfa, mu nkuge ntibapfusha. Nirukanye urupfu, nirukanye indwara, nirukanye ibyaha, nirukanye intege nke, nirukanye kubura amahoro, nirukanye ubukene kuri uyu muntu wese. Kandi nawe utarajya mu nkuge, ndagusabye kugira ngo winjire, kuko ariho byose biri. Imana y'amahoro iguha umugisha.